neza ariko hano imeze neza ntacyo bitwaye. Ngiye kujya ubwo gukora ibiganiro. ubwo ntiwamana bibiri aho basigiye ku bukene bwinshi Ariko ubukene bukwishe narabonye umeze neza. Imana akazi twarakabuze pe Ntabwo uba ufite abakiriya hariya. wapi ubwo wagiye uturangira abakiriya ko ubuziranye n'udukobwa twinshi we kereka nk'ukoreye agapubulisite nkakagushyira wenda kuri state cyangwa kuri TikTok. dore ko ubishoboye bafite imibare myinshi cyane baza ndabizi. yego ubu ukabura n'aho bashyira. Ariko niba ushaka gukora kano kazi reka nkugire inama y'ubuntu sibyo kandi iranakenewe. Kuri interinete niho hari abakiriya, hariya ntabwo wakwicara ngo uzabone umukiriya. Iki kintu nkubwije ukuri, ntabwo wabona umukiriya pe. Wakagombye kuba ufite abakiriya n'abatari abakiriya, nyine uruvu rw'abakiriya, ku buryo byibuze wicara ufite komande. Iseta se wowe urayikeneye? Iseta wenda washaka kuza ku iseta sevure, ariko abenshi hari n'igihe uba ushaka gusanga ari abo usanga aho ukwiye kuba ujya kubakorera. Kandi niba habaho ikintu abantu bakeneye ni ugusa neza ku isi, cyane cyane igitsina gore. Ni impamo ya Mungu. Hari umukobwa w'inshuti yanjye yari agiye gushaka iseta yo gucuruza imyenda n'inkweto mu mujyi hariya muri downtown. Narambwira ati ikibanza hariya kirahenze bikomeye cyane, noneho ngo bishyura no mu madolari. Uzi ikintu namukoreye? Naramubwiye ngo ngiye kugukorera ikintu utazibagirwa mu buzima bwawe. Naramubwiye ngo ugenda ugura itara, telefoni ikamera neza urayifite rya live, mpita mukorera aga TikTok gahita kagira 1000. Ahita atangira gucururiza live kuri TikTok. Ubu ngubu umukiriya aba afite nta nubwo abaho. Wowe ikintu cya mbere ukora uba inyangamugayo. Nk'umuntu ari gucuruza, wowe wenda nta kibinyangamugayo bisabwa, wowe ni ukujyayo ukamukorera gusa cyangwa se akaza. We aboherereza imyenda nta misoro nta biki, kandi abafite abakiriya bateye ubwoba. Live iriho nk'abantu 1000 bari kumubwira ngo mpaka kantu. Ubwo uwishyuye ahita amwandika n'aho aherereye n'icyo aguze n'amafaranga kiguze. Afite umumotari yishyura buri munsi, niko kazi ke umumotari. Ashinzwe kujyana ibyo abakiriya baguze, kandi urumva we aranahendura, kuko urumva nta misoro nta nzu yishyura nta biki, anahenduraho. Urumva bahita banabwirana. Kandi niba umuntu waramuhaye umwenda, urumva ukamuha umwenda mwiza, wenda niba usanzwe ugura 15 ukawumuhera 13 cyangwa na kimwe cyangwa 10, ni urugero, ntago yazongera kugurira ahandi. Yajya anafuma akanatega, akanaza kuyitwarira kwicagurira. Kubera ko impamvu wenda umwenda muri shike uba ugura 15, haba harimo iyo misoro, haba harimo iyo nzu, amasuku, umukozi, imiriro, ibiki byose. Urumva rero umuntu wo kuri live aba ahenduye kuruta uwo wagisanze mu iduka. Usabwa telefoni ugakorera amafaranga. Ngewe ibyo bintu nzabigufashamo, ukorera amafaranga. Ujye posti nujya gukorera umukiriya umukamere, niyo wagura tripod ugakamera uburyo nyine uri kumukorera, urumva n'ibintu ukora ku buryo abantu nyine bakubona bakagira. Kandi TikTok irihuta cyane. Najya nkukorera ariko noza ukama nanjye nkagupostingira,
wanapositinga nkakora reply ku buryo abantu banjye bashobora kubona ibintu byawe igihe kinini ni amezi 4 waba umeze neza cyane kandi ibintu nkubwira ni ukuri kw'Imana nyine ndabyumva ariko ikibazo ndakennye fone se nzayibona ryarira nta mukiriya uzigera ubona wicaye aho ngaho kandi nabonye n'ibikoresho ntabwo ufite ibikoresho nyine bihambaye byakurura byibuze n'umukiriya sibyo ubwo rero ni icyo ngicyo usabwa uraho ni icyo ngicyo usabwa kugira ngo akazi kawe kagende neza pe kandi ndi kukubwiza ukuri pe abantu buri kantu kose ushyiraho nimero zawe ukanababwira bakakuvugisha si na ngombwa location niyo ari n'umukiriya w'umusirimu uhita ukodesha uhita utira umuntu ukamubwira ati nshaka gukoreramo hano umukiriya wanjye mumpe ibikoresho n'ibiki ndabahaho aya ngaya barabyemera si na ngombwa ngo bose ubazane hariya kuko nabonye nta bikoresho ufite byinshi kandi wenda ushobora kuba ufite ubumenyi bw'ibisuko bitandukanye urasabwa telefone nicyo kintu cya danje ndaba ngukoreye mu mateka tekereza hava telefone kuruta n'ibindi bintu byose amezi 4 uraba ufite salo yawe imeze neza ibi nkubwira ni ukuri uzi ariko ukuntu ngewe nsigaye nanga umuntu umbwira ngo ni umushomeri ngo nta kazi afite umuntu yihangira akazi yamaye nka data ngewe sinjya mbaho numva nkwiye gutegereza ko umuntu ama akazi nihangira noneho ubu bigeze aha ngaha ntabwo mba numva umuntu uko akwiye kuba umushomeri none ufite amahirwe uzi umwuga uzi wowe na mama wawe ibintu mwakora niyo yaba na wowe ufite amahirwe uzi umwuga akoze umuntu umwira ngo ni umushomeri wenda asuzugura ibyo ashobora gukora urabona bari abantu bafite amabusheri wenda we ntabwo ndi kubikubwira nyine ndi kugira ngo mwumvishe ko hari abantu nyine ahubwo badakoresha ubwonko bafite kugira ngo babeho nk'abari abantu baba bafite amabusheri bakenera abantu babakorera amasuku nimugoroba kugira ngo mu gitondo baze kubakorera hasa neza n'amarimantasiyo gutya n'amaresitora umuntu w'umushomeri atinyutse akagenda kuri busheri akavuga ati nitwa runaka ndifuza kuzagenza nkabakorera amasuku mukamba 1000 wenda cyangwa aya ngaya urumva ukaba ufite nka busheri zigera nko muri 5 cyangwa 6 ukorera amasuku nimugoroba bigahita birangira niyo wacyura ibyo 10,000 cyangwa 5 nese ubwo wambwira ko uri umushomeri he supermarket ni uko nguko amaresitora ni uko nguko ni byinshi urubyiruko rushoboye gutinyuka rushobora gukora rugahita rwiteza imbere akazi kabi kaguhesha keza icyo ndacyemera 100%. ushobora kuba uri gukoropa aho ngaho ukabona nyiri iyo busheri hari iyindi konegisiyo yakwihereye hari umuntu muhamenyaniye gutyo n'ubu uri n'umushomeri kandi ikindi kuri ino si umuntu usa nabi niwe muntu wa mbere bafata nk'umuntu w'indisipurine cyangwa w'igisambo ntabwo abantu bamwizera umuntu nyine ugaragara nk'aho ari cipu ntabwo abantu bamwizereramo biba bigoye ko umukire ashobora kuguhereza akazi urumva ngahita gukubita avanse ya 500 cyangwa ya miliyoni atabona background yawe ukuntu imeze kuko hari igihe atekereza ko nayaguha urahita uburirwa irengero ariko hari ukuntu aba akubona akavuga ati uyu mutipe niyo yayajyana
ntabwo mupfira ubusa, cyangwa se nzi aho namukura cyangwa se yayansubiza. So kwihangira imirimo nyine ntabwo ari ngombwa ngo dutegereze abakiriya. wowe ntabwo ukwiye kwicara hariya ngo utegereze umukiriya uza pe. Ni ukuri kw'Imana. Ni igihombo gikomeye cyane, uri kudindiza iterambere ryawe. Kandi ibi bintu nkubwiye wenda ushobora kutabyemera no kutabyizera, ariko birakora ijana ku rindi. byonyine ngewe urumva kuri TikTok yanjye iyo mpostinze ikintu amasaha 5 kiba kiri mu bihumbi 5 cyangwa 10, urumva. Kuri YouTube umunsi umwe mba ngomba kuba mfite views ibihumbi 50. ibihumbi 50 ni amahoro. Nagushyiriyeho agapublicity, urumva. Ntabwo wabura abantu, reka tubure ari 100, ntabwo wabura abantu 100 bakuvugisha kuri ibyo bintu, baguha komande cyangwa se bashaka ko bakorera, urumva. Abantu bose basigaye barabaye nk'abanebwe, nabo basigaye bizera ibintu byo kwikoranabuhanga ngo nibyo biba bifite n'ubumenyi. Nyine areba uburyo wakoreye undi akumva nawe wamukorera. Kuko hari urugero nyine wamweretse ko ibyo bintu bikora. Kandi abantu benshi baba ku masosho media, amatelefone asigaye ari mu bantu cyane. Biragoye ndetse na cyane ko ni bake nyine badafite ikoranabuhanga. Ubu se nk'hariya koko utegereza umuntu uciyeho cyangwa umuntu muziranye cyangwa umuntu barangiye, sibyo se? Ibyo ngibyo koko byazakugira mama Dangote i Kigali. Niko kuba warateye iriya ntambwe, akaba hari abana b'abakobwa bagenzi bawe bumva ko bakwiye gutungwa n'ubwiza bwabo cyangwa n'igitsina cyabo, kiranamungwa. Biriya nta mugisha urimo habe namba, urumva. Ngewe nigeze kugira umuntu inama, urumva, ndamubwira ati indaya yagiye gutega ku muhanda kugira ngo ikorere amafaranga yo kugira icyo yimarira yikorera ahita bivamo. Wenda yagiye mu muhanda yo kugira ngo irebe ko yakuramo veni mu gitondo ikajya kurangura, igahita ikomerezaho nigumye kubikora. Ntabwo Imana ijya imucira urubanza, nta nubwo imubaraho icyaha uwo muntu, ako aranicuza nyine. Abikora kubwo kugira ngo, kuko hari igihe ukora ikintu kibi ariko icyo kintu kibi kikavamo ikintu kikabyara ikintu cyiza, urumva. Reka nkubwire, ushobora kujya kuryamana n'umutipe, urumva, akaguhereza telefoni kuko we izi icyo iyo telefoni ugiye kuyimaza. None ntigucire urubanza, atari kwa kundi bwo kugira ngo uyitunge by'abanyakigali, ngo ujye wifotora, ngo wipositinge ewana, ngo nawe ngo wumve ko ufite iPhone. Atana biriya. Nkawe n'urugero, simbikwifurije na nubwo mana, ni urugero ntanze pe, ntunanyumve nabi. Uramutse uryamaniye telefone kuko uzi icyo ushaka, ntabwo Imana yagucira urubanza, kuko uvuga ati mana, nta bundi buryo ndi kubonamo nabonamo telefone, reka nkore ikintu kibi, ariko icyo kintu kibi nzagikosora inshuro 1000 kimbyarira icyiza. Imana ntabwo yagucira urubanza, nta nubwo niyo waryama n'umuntu urwaye sida, nta nubwo yatuma urwara sida, kuko kubwo kuba izi impamvu nicyo washakaga. Siduca mu bigeragezo se, twese ntibatubwira ngo guca mu bigeragezo, nta muntu udaca mu bigeragezo. Si ibintu bibi se ugeraho ukavamo ukajya mu buzima bwiza? Ntabwo ibintu bibi tubitinya, nta nubwo twifuza ko bitatubaho, ahubwo ibyo bintu bibi ni ibiki, biradusigira iki?
ibintu bibi bishobora kugira ikintu biduhindurira. Havuyemo ubundi n'icyaha cyo gusambana burya ngo nacyo si cyiza nubwo tubikora, ariko njye numva icyaha kiruta ibindi n'Imana itababarira ahari umuntu ni ukwambura undi ubuzima. Ni ukwambura undi ubuzima. Nicyo kintu mba numva nyine nanjye ubwanjye, cyangwa kuryamana n'umwana uri munsi, njyewe nizerera mu mwana uri munsi y'imyaka 16 ugereranyije n'iterambere ry'iki gihe. Umwana uri munsi y'imyaka 16 waba umuhohoteye, njyewe niko mbyizereramo. Nta nubwo w'imyaka 17 na 18 na 20 ari byiza kuryamana nawe, ubundi akwiye gushaka urugo ari isugi. Urumva ni uko isi nyine y'ikoranabuhanga ituma tuniyambika ukuntu, tunamera ukundi kuntu. Urumva, ariko uwo mwana uri munsi y'imyaka 16 wenda ugereranyije n'ibi bihe hari ibyo abazi, hari n'ubwo aba yaraciye akenge, ariko ukumva uruntu rw'urugabo rwagiye ku mwana w'imyaka 5 uhita ugira ubwoba. Uwo muntu aba akwiye kutabaho. Urasabwa telefoni ugatera imbere na simukadi ya Airtel kugira ngo ubone megabayiti zihuta, wenda cyane nako zinahagije, niko bavuga ngo ngigira ngo ntuza zihagije. Ni impamo ya Mungu, sinzi amafaranga wishyura iyo seta. Wowe ubishatse nta nubwo wagira iseta, wakorera online gusa. Birashoboka rwose pe. Ayo wishyura iseta ukajya uyagura interineti. Kandi ibi bintu nubona telefoni ngenda bikwijeje, ndanabikwemereye, nzagufasha kubisetinga ku buryo bigira icyo bikumarira. Yewe imbuga nkoranyambaga byamaje kuba ubuzima bwanjye, byamaje kuba imibereho, niko kazi kanjye. Niko kazi kanjye kandi karantunze, kanama n'amafaranga pe, kanamuza n'abantu bazima ndetse n'abatari bazima mu bijyanye wenda n'imyumvire cyangwa n'imitekerereze. Niyo nama nakugira wowe. Tekereza uburyo bwose bwo kubonamo telefoni, kandi ntutekereze telefoni yo kwifotoza. Iyi telefoni yo gukora akazi na make wayifata mwana. Ntabwo uyikunda, urumva, ariko uyishakira akazi. None se ninde ukubwiye ngo uyikunde ubundi? Kuyishakira akazi. Niba akazi ushaka ko ikora yagakora, nta mahitamo ufite. Nushaka ibyo ukunda uzakorera nyine amafaranga ugure iza iPhone cyangwa telefoni wifuza yo kugendana, ariko biva mu kazi nyine. Telefone yishyurwa umwaka bari nyinshi, ingahe bya buri kwezi. Ni ukuvuga ngo reka nkugire inama. Niba nta bundi buryo ushobora kubonamo telefoni utishyura muri ubwo buryo, ukagumya kudindira uvuga ngo nzayashaka, icyumweru kimwe cyonyine cyangwa 2 cyangwa ukwezi cyangwa amezi bizagutwara kugira ngo uyibone. Iyo minsi uzaba wamenyereye, uzaba wadindeje iterambere ryawe. Bigushobokeye wakara uyibonye. Mwana reka nkubwire, nzi agasobanuro k'akazi. Urumva, nzi igisobanuro cy'amafaranga, nzi igisobanuro cyo kudatekereza mu buryo ubundi. Ntabwo ukwiye gutekereza kabiri mu buryo bwo kubonamo umusaruro w'inyungu mu buryo bwiza. Urumva, iki gitekerezo nguhaye kiramutse kiguhiriye,
njyewe ni igitekerezo nshobora kujya mu rukiko nkajya kukurega nkubwira ati namuhaye igitekerezo kiramukiza, iki gitekerezo ntakinyishyurira aya mafaranga. Iyo ubyemeye mu rukiko ati pe niwe wangiriye inama, amafaranga ndi kuguca bisaba ngo tunegosiye. Ni impamo ya Mungu abantu dukeneye mu buzima bwacu. Niba nta kintu nshobora kukumarira mu buryo buri finance, urumva ngira igitekerezo byibuze nshobora kukugira cyangwa cy'uburyo wateramo imbere cyangwa wakoreramo amafaranga, kuko ubuzima budafite amafaranga kuri ino si ntabwo. Umva ijambo ugiye kugenderaho, isi n'Imana nta mpuhwe bifitiye ikiremwa muntu. Ni izina ry'Imana. Ibaze ko Imana yaturemye idukunda, yemera ko tuba muri aka kaga. Ikindi ngo igira icyo isaba kugira ngo igire icyo igufasha, ni icyo ufite uheraho. Isaba icyo mperaho kugira ngo ngufashe. Urumva, umuntu rero utazatekereza icyo Imana imufasha aheraho, agumya ari umutindi, agumya yaka nyine. Uzi ko no kubwira umuntu ngo wanije 10 cyangwa apana wenda kuniza kuko ngize ikibazo, ngo wampaye 10 ko mfite ubukene bumeze nabi, uzi ko hari ukundi kuntu ahita agufata amani. Ni izina ry'Imana, hari ukundi kuntu ahita agufata, niyo yayaguha ariko hari ukundi kuntu ahita agufata bitandukanye nuko yanagufataga utanayamwaka. Uri kumva icyo kintu? Kandi ucyumve cyane. Shamana nyine iyi si nta mpuhwe igufitiye. Nudatekereza cyane, nutagerageza, nudakora uburyo bwose wabonamo amafaranga ashobora gutunga umubiri wawe, menya ko isi izakumunga kandi izakumunga wumva. Ntabwo izakwica ngo uhite uveho ngo wibagirwe ububabare. Izagumya iguteza ububabare kugeza igihe ushiriyemo umwuka. Imana nayo ntizigera igutabara. Nta hantu muri Bibiliya handitse ngo umuntu azatungwa n'amasengesho. Handitswe ko umuntu azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Ahantu umuntu azatungwa n'amasengesho uzahambwire. Ikindi nanone, urumva, niba ushobora kujya mu rusengero, urumva ngo uyu munsi ni ku cyumweru, umuntu akaguha akazi, urumva, ko gukorera amafaranga, ukamubwira ngo waretse tukabikora ejo, ngo ko ejo nashakaga kujya gusenga. Ni izina ry'Imana. Wenda ayo mahirwe ushobora kunayabona n'ejo ukagakora, ariko hari igihe udashobora kuyabona ukazicuza. Kandi wibuke ko nyine nta hantu handitse ko umuntu azatungwa n'amasengesho ye. Azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Gusenga wasengera mu rugo, wasengera mu mutima wawe, wanasengera muri ako kazi uri gukora, ukabwira Imana ati ntago naje imbere yawe ngo ngupfukamire, ariko muri aka kazi ndakwinginze unabariremo kagende neza, nejejwe n'imirimo nkorera data. Ningera mu rugo ndagupfukamira, cyangwa undi munsi wawe nzagupfukamira. Uyu munsi nagiye gushaka igitunga umubiri. Kandi uko amarira yose warira, ntabwo Imana yaguha igitunga umubiri. Ugiye kuburara, ntabwo wabwira Imana ngo mibiryo ngo ujye mu nkono warure usange harimo ibiryo. Ntabwo bibaho. Binabayeho byaba ari waba ubonekewe, sinzi ukuntu nabivuga. Ni wowe wenyine byaba bibayeho ku isi. Dukwiye gukora. Nta nubwo wowe nubwo uri umukobwa, ntabwo ukwiye kumva ko ukwiye kujenjeka ngo njye nzashaka umugabo ngo uzankorera ngo uzamvunikira. Oya, ibesheho, batangira
nawe wige kugira icyo wimarira, ni nabwo uzabona n'umugabo nyamugabo uvuga ati uyu muntu munahuze. Buriya umuntu umukobwa ufite amafaranga ntago ajya apfa kwa porocingwa nyine abahungu baramutinya. Umuhungu ugutinyutse aba ari ikihebe, biba bigaragaza ko nguwo noneho yanakora na buri kimwe, aba ari ikihebe nyine, aba yihebye, aba yiyemeje, ubwo we yavamo umugabo rero. urumva ewana saba rero ngewe reka njye kwikorera akazi, urumva bibiri ntabyo nguhaye, mwigishije uburyo wabibona, nabibona nonaha, ahubwo ubutaha njye nkazabikwaka. yange ntari ntabwo mbyanze, urumva, ariko mubwiye ikintu gikomeye cyane. nabyumvise, ariko ubwo ubutaha nyine niko bizagenda, ariko ubu ngubu uzi icyampinduye ni ukwiyemeza no kwihimbira uburyo nkwiye kubaho, apana kubaho uko umuntu ampimbiye. ngewe nihimbira uko nkwiye kuba mbaho, apana uko umuntu akwiye nta kibazo aratabira. urakoze cyane, ugire ibihe byiza mukobwa wanjye. Jyewe umbabarire, umbwira ati hari uburyo nabitangiyemo. erega hari n'igihe n'umuntu sometimes akora nk'uko Imana ikora. ufite icyo imperaho mu buryo bwo kugusapotinga, wenda ngo ugire nawe uko icyo ugeraho. kandi icyo kintu ni ukuri. hari igihe nanjye sapotinga umuntu mbona ko adakwiye gusubira inyuma, ko ahubwo akwiye kujya imbere, kuko umuntu uri musapotinze, umuntu mbona ko akwiye kujya imbere, igihe nacitse intege, hari igihe wenda adashobora kuzanererana, ariko hari n'igihe yanantererana, ariko amahirwe menshi hari igihe nawe ashobora kutazanererana. igihe nacitse intege akavuga ati uyu muntu yatumye nanjye nacika intege, reka nanjye nere gutuma acika intege, nongere muzahure. isi tuyubatse utyo, Imana ntiyaza kwibera hano ku isi tukajya twirirwa tunayisuhuza. urakoze.